mu gihe cyose uri mu nzira yo kwiteza imbere cyangwa uri kumenya ibintu birenzeho cyangwa kubona amafaranga arenzeho, ibyo bintu ujye ubikorana umutima cyangwa sanse yo kwicisha bugufi ndetse no kubigira ibanga. Ndetse uyu mugabo yiyamaga abantu cyane akavuga ati muri iyi si yacu dutuyemo uyu munsi wa none, nimba ari umuhate washyizeho ngo ugire icyo cyawe witeza imbere, ikintu cya mbere ugomba gukora, ugomba kureka kubisakuza ndetse no kugenda uratira isi hano hanze ibyo umaze kugeraho, mbega umeze nk'uri kubyigamba. Ahubwo yaravugaga ati jya ureka ibikorwa byawe n'iterambere umaze kugeraho ubwabyo aba ari byo bigutangira urugero, cyangwa aba ari byo bikuvuganira aho ugeze, apana kugera ahantu uvuga ati ninjye runaka nkora ibi niba uzi ko kaje gufatwa ibiceri ibi niba, mbega wa muntu muhura akubwira ati ariko uzi icyo ndicyo, uzi ibyo nagezeho, ca ahantu ahubwo bavuga turiya muntu muzi icyari cyo, apana yo kugenda uvuga ngo muzi icyo ndicyo. Ngo mu gihe cyose uri gukora ibikorwa bimeze nk'aho biri kukuzamura cyangwa uri kugenda utera imbere, ntukajye ubivuga, jya ureka ibikorwa byawe cyangwa ibyo wagezeho aba ari byo bikubera umuvugizi, biguharurira inzira.